Benshi muri twe tuzi igihugu cyitwa Ubutaliyani. Bamwe bakizi nk'igihugu gikize ku isi, hakaba abandi bakizi nk'igihugu gifite umubare munini w'abantu benshi bashaje ku isi, hakaza n'abandi bakizi nk'igihugu gifite amateka maremare yihariye ku isi. Kimwe mu bituma abantu benshi bashaka kumenya byinshi ku gihugu cy'Ubutaliyani ni ukubera umugabo wari intagondwa, umunyagitugu n'umugome waje kuyobora iki gihugu. Uyu mugabo nta wundi ni Benito Mussolini. Ese Mussolini ni gute yageze ku butegetsi? Ni gute yaje kuba inshuti magara n'umunyagitugu wa mbere wabayeho ku isi, Adolf Hitler? Ese mu mboni z'Abataliyani Mussolini bamufata bakanamubona ute? Yabagiriye akamaro cyangwa ntacyo yigeze ahindura? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe, ubuzima bwose bwa Mussolini n'uburyo yageze ku butegetsi, tubirambure mu buryo bwimbitse akantu ku kandi. Ikaze kuri mwese. Benito Mussolini niyo mazina yombi yiswe n'ababyeyi, akaba yaravukiye mu mujyi wa Predapio mu gihugu cy'Ubutaliyani ku itariki ya 29 Nyakanga 1883. Se umubyara yitwaga Alessandro Mussolini, akaba yari umucuzi w'ibyuma, ari n'umunyamuryango w'ishyaka ry'abasosiyalisite. Mu gihe nyina we yari umwarimu wigishaga muri primaire, ariko ari n'umukristo ukomeye cyane muri Kiliziya Gatolika. Mussolini akiri muto yakuriye mu muryango ukennye cyane kandi akeneye kwiga. Gusa yaje guhura n'ikindi kibazo bitewe n'uko ababyeyi be batari bahuje imyemerere, aho se yanengaga cyane iby'amadini na leta yari ibayoboye. Mu gihe nyina yari umunyedini ubirimo cyane, ibyo akaba ari byo byatumye Mussolini akura abona ibya politike n'amadini mu buryo butandukanye. Se yamwigishaga kurwanya ubutegetsi, nyina akamwigisha gusoma no kwandika. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, yahise ajya kwiga mu ishuri ryitwa Istituto Tecnico ryari riri i Milan. Gusa Mussolini yari afitanye ikibazo n'ubuyobozi bw'ishuri kubera imyitwarire ye. Mussolini yari umwana w'umunyamahane, yari umwana wakundaga kurwana ku ishuri. Ibyo byaje no kumuviramo kwirukanwa ku ishuri kubera gukubita undi mwana. Ibi nibyo byatumye afata icyemezo cyo guhagarika ishuri. Nyuma yo guhagarika amasomo ye, Mussolini yatangiye kumenyekana cyane kubera imyitwarire yo kurwanya ubukoloni ndetse no guhuriza hamwe abantu bose bashakaga guhindura ubutegetsi mu Butaliyani. Mussolini amaze gukura gato, yagiye gukorera mu bihugu bitandukanye nk'Ubusuwisi, ahari naho yamenyeye cyane ibitekerezo bya socialisme. Yatangiye kwandika no gukora mu binyamakuru, akajya avuga amagambo akomeye ashishikariza impinduka. Mu mwaka w'1914, Mussolini n'umuvandimwe we baje gushinga ikinyamakuru bakita Popolo de Italia, ubwo yari amaze kwirukanwa ku kindi kinyamakuru yakoragaho bitaga Avanti mu mwaka w'1912. Impamvu yirukanywe kuri iki gitangazamakuru ni ukubera ibitekerezo bye byo gushyigikira Ubutaliyani yuko bwakwinjira mu ntambara y'isi ya mbere. Ubwo yakoraga mu binyamakuru, yari afite uburyo bwihariye bwo kubwira rubanda ku bibazo by'igihugu ndetse akanatanga ibitekerezo ku bijyanye n'imikoranire hagati y'ubukungu n'ubutegetsi. Amaze kuva mu itangazamakuru, yahise atangira gukorana n'abasosiyalisite benshi, ari nabwo yaje kwinjira mu gisirikare, aza no kuhakomerekera. Mussolini nyuma yo kumwirukana mu ishyaka ry'abasosiyalisite, yahise abona ko akwiye gutangira inzira ye nshyashya. Nibwo nyuma y'intambara y'isi, Ubutaliyani bwari bufite ibibazo bikomeye, harimo ubukene, abantu benshi ntabwo bari bafite akazi, na politike ntabwo yari iri ku murongo. Aho niho Mussolini yaboneye amahirwe, nibwo mu mwaka w'1919 nibwo yatangije ishyaka akaba n'umutwe witwaga fascisme. Iyi fascisme yavugaga gukunda igihugu cyane, ubutegetsi bukomeye budashidikanywaho ndetse no kurwanya demokarasi isanzwe. Mu mwaka w'1922, mu gihe ubutegetsi bwari bumeze nabi cyane, Mussolini yageze ku butegetsi akoresheje igitugu no kubuza abakuru b'amashyaka kubangamira gahunda ze. Yabashije gukuraho abamurwanyaga bose, anatangira kugenzura ibitangazamakuru. Muri uwo mwaka kandi nibwo Mussolini yakoze igikorwa gikomeye bise Marcia sur Rome cyangwa March on Rome, aho we n'abari bamushyigikiye bagiye i Rome kugira ngo bafate ubutegetsi.
abaturage bifuzaga ko leta y'Ubutaliyani yemera ko ari we wajya ku butegetsi. Nibwo umwami w'Ubutaliyani icyo gihe atashatse kurwana, ahubwo yahisemo kumuha ubutegetsi ku neza, bituma Mussolini aba premier ministre afite imyaka 39 gusa. Mu mwaka w'1925 Mussolini yatangiye gushyiraho amategeko ya fascisme, anatangira gushyira imbere iby'umuryango we. Mu gihe yari ari ku butegetsi yaje guhura na Adolf Hitler wari umuyobozi w'Ubudage muri icyo gihe. Aba bombi nibwo bafashe icyemezo cyo guhuza ibihugu byabo mu mwaka w'1939 kugira ngo bategure intambara ya kabiri y'isi. Kuva mu mwaka w'1940 Ubutaliyani bwinjiye mu ntambara bugamije gufata ubutaka bw'ibihugu byo muri Afurika no mu bindi bice by'Uburayi. Nibwo baje kujya mu ntambara n'Ubugereki. Gusa uru rugamba ntabwo rwari rworoshye kuri bo, kuko ku ruhande rw'Ubutaliyani abasirikare ba Mussolini ntibabashije kurwana neza uko byari byitezwe, ndetse baje no gutakaza ibintu byinshi cyane. Ibihombo bya gisirikare byateje ikibazo gikomeye kuri Mussolini, ndetse byatumye ubutegetsi bwe bugenda butakaza umubare w'abari bawushyigikiye. Abaturage benshi batangiye gusaba ko habaho impinduka mu butegetsi bwe, bakanagaragaza ko batanyuzwe n'imiyoborere y'ubutegetsi bwe. Nibwo mu mwaka w'1943 ubutegetsi bwe bwari butangiye kwangirika cyane. Abataliyani batangiye kwishyira hamwe ngo barwanye ubutegetsi bwe. Nibwo ku itariki ya 25 Nyakanga 1943 nibwo Mussolini yakuwe ku butegetsi n'inzego za gisirikare ku itegeko ry'umwami Victor Emmanuel wa gatatu. Amaze gukurwa ku butegetsi yahise ashyiraho Marshal Badoglio. Mussolini baramufashe baramufunga kugira ngo atazongera no gutekereza kuyobora igihugu. Gusa inshuti ye magara Hitler yohereje ingabo ze kugira ngo zijye kumubohoza. Nibwo baje kumurekura, maze ahita aba umuyobozi w'igice cy'Ubutaliyani cyari cyarigaruriwe n'abanazi, aricyo Republic of South. Mussolini yashakaga kongera kumera nk'uko yari ameze mbere, ariko ubutegetsi bwe bwari bwaramaze gusenyuka bikomeye ku buryo byari kugorana kugira ngo yongere kuyobora Ubutaliyani. Mu minsi ya nyuma Mussolini yari yaragerageje guhungira mu majyaruguru y'Ubutaliyani ari kumwe n'umukunzi we Clara Petacci ndetse n'abandi bamurindaga. Yashakaga kugera ku mupaka w'Ubusuwisi cyangwa ahantu hose hari hari umutekano. Nibwo ku itariki ya 27 Mata 1945 yaje gufatirwa hafi y'ikirwa cya Como, aho yari yishe mu modoka hamwe n'abandi bantu. Nyuma yo gufatwa yajyanywe mu gace kitwa Dongo. Nibwo ku itariki ya 28 Mata 1945 Mussolini n'umukunzi we Clara Petacci barashwe n'abarwanyi barwanyaga ubutegetsi bwe bitwaga Partisans. Impamvu aba bantu bamwishe nuko bashakaga kurangiza burundu ubutegetsi bwa fascisme no kubuza Mussolini kuzongera kugira uruhare muri politiki. Nyuma yo kubica, imirambo yabo yajyanywe i Milani imanikwa ahagaragara mu ruhame n'uburyo bwo kwereka rubanda iherezo ry'ubutegetsi bwe no kwerekana ko fascisme irangiye burundu. Nshimiye abantu mwese twabanye n'iby'agaciro, bibutsa gukora subscribe abantu mutarayikora, ukanda like, mugatanga ibitekerezo byanyu muri comment, mukanasharinga. Imana ibarinde.